Let's go. Kwanzura bashije sha uzimye ibyo wakije rata nuri nk'utwo navuze last time tumwe dukoramo nk'utwana shyira sheniri trendi now komeza unzengurutse flatline ya home street pia na uzabona umurongo I never trust anybody kuko mba nzi ko papa rubeshya so my friend ziko disakuza amaze funga uzibe ugena nk'indegesha za njegere no kuba home ni gangster genge turarimba sakuza amaze funga uzibe kuvuga cyane siko kumara tuza the next is fire akamotero the next is fire kukuribiatia power naishiwa power penzi lako mizani mizito naishiwa power ngo babandi baba bafite iyo ngeso yo gukunda abakobwa niyo bafata kajana n'ubundi baragenda ntare bivuze ngo niba numvishe neza ugeze kunyura mu bihe byo kunywa kuyobyabwenge kabisa urangije urabireka narabiretse gusa ariko niyo mpamvu ngiye hari abantu tujya duhura gutya kambaza ati mwitabe avuga ni wapi ngo urabeshya Yes, nizere ko meze neza cyane, nizere ko ibintu byose ari sawa cyane. MC Goga Yves Gahima twinjiye nangiye kwigendera muri ya gahunda ya sport. Anyway, nizere ko meze neza cyane kuri Goga TV show. Murabizi ko tuba tuganira n'abantu bagiye batandukanye, tugenda reba impano zitandukanye, tuganira n'abantu tubabaza aho bifuza kugera nk'ibiganiro nk'uko mwagiye mubikunda. Rero mwongere mutwereke igikundiro, ibintu byose bigene neza cyane. Si byose kuri Goga TV show, ariko wowe muntu utarakora subscribe, gerageza ukore subscribe, ukoreshe ya comment n'ibindi bintu byinshi cyane. Mutubwire ibintu tugomba kubahindurira. Siko bimeze? Abantu mudukundire n'abantu. So, mwabonye cyane uyu munsi ndi kumwe n'umutipe, ndi kumwe n'inkumi, abose n'abahanzi mu kanya bagiye kutwinjiza muri show ya Danje. Niba ukunda Goga TV show, ni ikiganiro ugomba kukireba kandi ukakirangiza, ubundi wumva impano z'abanyarwanda, wumva umuziki. Reka duhereye kuri mushiki wacu atangira twibwira. Murakoze. Vuga cyane nk'umuhanzikazi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Bola. Ngaho none twibwire neza mu muziki, twibwire mu njyana yawe, tubanze twumve ni muri muntu ki. Mu njyana yanjye rero nkaba ndi umuhanzikazi, nkaba nyine mbafitiye ibintu byinshi cyane ewana, mbafitiye umuziki mwiza kandi uryoshye. Icyo nifuza nuko nyine mwankurikira yaba kuri YouTube, Instagram, TikTok. Ibyo byose uraza kwigarukamo neza. Ngaho twinjizemo neza nk'umuhanzi rero dusogongeze ku bihangano byawe gake tubanze twumve uko bimeze. Okay. Let's go. Maybe ndakabya sana gusa ntibizatume dushwana my baby. Mba crazy nkagukumbura sana iyo nkubuze by my side ndagukunda nubwo ukosa sana duhora dushwana nk'abana umutima ukanga nkakwama umubiri ukandya nka boa dore hashize iminsi myinshi nagufatisha kuri phone baby sinzi gusa miss you baby I miss you ese waje ukazimye umuriro. Bora turaza kongera tubyinjiramo neza cyane, waza kugera dusobanurira uwo muriro wawe ushaka ko bazimya, kuko hano turi kumwe n'umusore ashobora kuba afite kizimya myoto akaza kubyinjiramo neza. Brother wewe witwa ndese? Okay, nitwa Gideon, amazina niswe n'ababyeyi. Gideon. Ry'ubuhanzi nitwa Ntare. Twinjizemo neza Ntare we. Okay. Akala UG, I can lose my gun. 15 cases come for you. You don't have no brain. Someone's out. Would you make that clear? Before I go straight up against the back, would you think that clear? Where? Would you make that clear? Where? Would you think that clear? Where? Before I go straight up against the back, would you think that clear? Yeah, man. Where?
anyway nare meze neza meze bon. reka twinjire neza noneho muri mu kiganiro tujya tuganira ariko uyu munsi turaza gutamba ikintu mbanza nizere ko n'izindi ndirimbo zose ariko muziririmba zigiye zitandukanye ushobora kuririmba indirimbo z'umuhanzi runaka ariko mbere yuko ninjira aho ngaho gato kamere kuri Bora watangiye ibintu by'umuziki ryari cyangwa wiyumvishe gute ko ufite iyo mpano y'umuziki? njye nabitangiye 2019 ariko naje kugira hari ibindi bintu nahise njyamo bituma nawe ukomeza. Yego. Ubu navuga ko ngutangiye neza muri uyu mwaka. Okay, 2025. So indirimbo yawe ya mbere wakoze ryari 2019? 2020. 2020. Okay. Iyo ndirimbo noneho iri kuri YouTube? Iri kuri YouTube ariko nta channel nari mfite. Ubwo rero nyine ubwo ndabihagarika nyine bitewe n'impamvu. So nyuma y'uko rero winje mu muziki noneho biri professional 2025 wese fungura channel? Nafunguye channel. So iyo ndirimbo ya mbere se yo wayishyizeho cyangwa yo nta warabyihoreye? Narabyihoreye. None se Bora ufite gahunda ki y'iyo ndirimbo cyangwa y'izo ndirimbo hariho zingahe? Hariho ebyiri. Waraziretse warabyihoreye se cyangwa uzongera uzivugurure uzishyireho? Izo zindi narazihoreye. Nare numva atari igihombo? Ni igihombo kuko guhanga biravuna ugomba gushaka uburyo rero ugomba kuba wazikoresha kabisa kugira ngo wongere usubire nyine muri iyo channel hari uburyo twe twavuganye nta mpamvu rero yo kuyikuraho. Okay, bune hari ibyo mwavuganye nawe urabyumva Nare wewe ibintu by'umuziki kuko ndabona ukiri umujene ushobora ngira ngo no kuba ukiri umunyeshuri wewe noneho byaje bite wabitangiye ryari wumvishe gute ko ufite iyo mpano y'umuziki cyane ko numvishe uri umuraperi mwiza uririmba mu cyongereza cyane? So kwa hantu byatangiye kuva na kera tu twakundi nyine abapeti bakura wiyumvamo ikintu gusa ariko ngiye biratangaje kuko ngiye nakuze numva nyine nshaka gukina foot cyane. Twese nizo nzozi cyangwa abasirikare. Ariko akuntu byatangiye ngize nk'umuhambere secondary kabisa nkazajya numva indirimbo gukina gutya nkumva ba Rider kagira gutya. Ubu ngubu ugeze mu kangahe? Ngeze mu wa 6. Ugiye gukora icya leta numva ko wagiye. So inzozi zawe rero mu muziki ni izihe? Inzozi zanjye ni ukuba umurapa urenze wa mbere urenze. Nabaye baraperi ufata nk'icyitegererezo hano mu Rwanda? Umurapa wa mbere mfata icyitegererezo mwita Kenny P-Shat. Nta nubwo ari kuri ya generation yawe nyine uko yagutanze mu bintu ariko ushobora gusanga n'imyaka wenda atakurusha byinshi cyane. Niki kintu mukundira? Ni irihe banga agira muri we wumva ryagukurukaho guti nanjye byanze bikunze I want to be like him? So ikintu cya mbere P-Shat anyinspira ni ukuntu yandika nyine ibintu byiwe. Nyine ni ibintu navuga ko nyine aba yitondeye akandika hanyuma bitewe n'ukuntu ngiye burankunda nuza accent yiwe English ndayikunda byatara. Ikindi nkunda nyine wa muntu uririmba pana nyine aririmba nyine ibintu byinshi. Nkunda wa muntu uririmba ibintu byiwe atuje kandi ukumva ko bifite sense. Nta bintu nyine usanga nyine abo bajene bashyashya bazamukira ngo by'iki n'iki wa mu ngoma ziwe ntabwo uzabyumva kabisa. None se baragira amahirwe yo guhura nawe? Oya ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe gusa ariko turaza kugira tubigarukaho neza ndetse turera hamwe n'uruhare wenda rw'ababyeyi mu iterambere ryawe cyangwa se mu rugendo rwawe rw'umuziki. Bora nyuma y'uko bitangiye 2019 ukabona wenda ntabwo bigenze neza imbaraga noneho wazikuye zo ko wasubira mu muziki 2025? Murakoze ni ukuvuga ngo ikintu kiba kikurimo nubwo byagenda gute ushobora guhindura gahunda wenda bitewe n'uko uri kubona bitari kuvamo ariko uko byagenda kose ikintu kikurimo ntaho wagicikira. Byabaye ngombwa nyine ko nongera nkajya kurikodinga. That's nice. Reka noneho twinjire noneho twegene turyoshye kuri Ngoga TV show uyu munsi no kuririmba ibintu by'amagambo n'ibike cyane tujye kuganiraho gake ariko twinjire no mu muziki ndashaka buri muntu andirimbira indirimbo. Okay, arya wowe ukunda nde mu bahanzi nyarwanda? Bahanzi nyarwanda rero
Ariel Wezi, Knowless, Okay. Aline Sano, Kuba ukunda bose. njyewe simbizi kabisa. Okay, buri mwagiye kundirimba indirimbo yakunda itari muze. itari muze Y'undi muntu wenda akunda cyangwa se washaka wese itari muze. Sibyo bo? Utayari? Reka mbere kuri nare nawe witekerezaho noneho tugende neza. Let's go. njye indirimbo ni ya Keshat yakoranye n'uwo bita Kid from Kigali bayita Balotelli. Let's go. bavuga ngo what was me la Balotelli Baramo is ready fake fans are so many many Lisa Becky Ufakushi when it trending haha too many got indifferent too many got keep kissing too many times I kill them but the world I'm a busy as know I got some chance Mbappe Rocket Black stop it baby call me Pape you can catch me stop it Adoshura Keshare yeah amashyi cyane kuguma kuma amashyi urumva ko uri muri toye neza kabisa kandi urimo neza cyane ku ishuri bari bamenya ko ufite impano imeze gutya barabizi so how do you feel uri ku ishuri nyine umeze gute like atmosphere yo ku ishuri ku bantu wenda bazi ko hari urugendo watangiye wenda bamwe banaririmba indirimbo zawe duhishushe yo ku ishuri uburyo biba bimeze. Okay, school ukuntu biba bimeze ntabwo nyine nge nkunze kuvuga amagambo menshi ndi wa muntu uba wicaye muri class nuje nyine nkaza nyine tu plan yanjye aba ari ukuza nkamenya icyanzanye apana ibyo kujya mu bantu. urimo uriga iki? ndi kwiga ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Okay, that's nice. Urumva ko n'ubundi ni urugendo rumwe wowe gusa ugomba gushyiramo ibintu ukabishyiramo imbaraga cyangwa se umuziki wawe. Turaza no kugenda tubigarukaho gato umbwire noneho itandukaniro rya rap ndetse n'umuziki usanzwe sekira bisanzwe. Ubundi kuki wowe wahisemo nyine rap? Nuko wumvisha ko ari iyo mpano ufite cyangwa ushobora no kuririmba R&B wenda n'urugero? Impamvu nahisemo rap njyewe burankunda nyine abantu nyine baririmba ikibavuyemo kuko ntabwo nakubeshya wenda nshobora kuba wenda navuga nyine nuza injyana yo baririmbamo gusa nyine usanga ba bantu baririmba R&B nyine baba bashaka kuryoshya nyine abantu cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga nyine ari kugufira. Rap ifatwa nk'aho ari indirimbo z'imijinya. None se wowe wahuye n'ibihe bibazo ku byo ushaka kujya muri rap? Of course njyewe ntabwo nyine navuga ko nanyuze mu bintu nyine bibi gusa ariko nyine hari igihe kuko nyine urabizi ubuzima bw'abahungu hari igihe nyine buba bukaze ntabwo ari nk'ubw'abakobwa. Nyine njyewe nicyo cyane nyine kumva nyine naririmba nyine rap nkaririmba nyine ikimvamo nkakivuga. Okay, ushobora no kuririmba ariko R&B cyangwa wumva utagiye nawe wahora nabyo? R&B yangora kabisa. Nagerageza gusa ariko nyine yasa nk'ingoramukuntu. N'ijwi ryawe byasa nk'aho bigoranye ariko wabishatse n'ubundi wabikora. Boda ngaho twagiye rero nihe ndirimbo ugiye kuturirimbira? Y'umuhanzi ukunda wenda runaka izawe ubuziretse cyangwa ndi gukunda muri ibi. It's okay, ushaka wese wewe uririmba indirimbo ye gusa. Twinjizemo neza gusa ubundi ubu ngubu ndimo ndakunda Mbosso. Mbosso ni uri kubinkorera dutemo wowe ntugire ikibazo dutemo. Kamusi namaliza kurasa kukusifia matusi naiona BASATA 100%. Ferufizira nazopata 100%. Oh, munjuzi nai na kama penzi ni chupa la bia nipe sana na mevi ni umeyume njia kwa mwanawe mlezi na unanichuria ona wawezi pakukuribia tia pawa naishiwa pawa penzi lako mizani mizito naishiwa pawa.
nare wamwumvishe namwumvishe. urumva ukuntu we na Mbosso ibintu ari sawa cyane wagira ngo ni mushiki we. ariko ndi bubakubitiremo n'akarafu rero Let's go ntugire ikibazo twagiye wowe ntugire ikibazo. ngo ntekereza yuko hari mu gitondo cya kare uretse serigata ariko si ibi ni ibiki ntekereza yuko hari mu gitondo cya kare ku kagoroba ndayibagiwe we muretse gato ndaza ego wowe ntugire ikibazo nuvuga ngo nibisanzwe. ntekereza yuko hari mu gitondo cya kare cyangwa se ku kagoroba ituje yitegereje ukwezi n'inyenyeri byari biyikikije abamarayika batuje cyane bategereje Imana iti reka ndemo umukobwa mwituyo muhe umuhungu mwiza uzamurinda mituyo kuza mu buzima bwawe si impanuka gusa hari akabazo kangaruka by'impanuka ese uzansigasira naguza nsiganzira n'uburari byacu ntibizahita birangira mbwira kabisi n'agahiye se tuzagasangira bazagushegera ndetse bazagushetera mbwira ko utazabashegera ukagenda nta gusezera bebe ukagenda nta gusezera n'aba bapasiteri baza ngo baragusengera n'ibirura byiswe namuramenye utazemera bageraho ntagera bafite abita Dani Nanone bora ufana Dani Nanone cyane okay byiza cyane ntare niwe wiyandikira indirimbo zawe ngenda ndandika nkanandikira n'abandi hari abantu bamaze se kwandikira nk'indirimbo wenda watangiye no gukorera amafaranga mu buryo buri professional ku buryo hari indirimbo wenda yaba iri hanze tuzi y'umuntu w'umuhanzi runaka wanditse ngenda nandikira nyine abantu babandi nyine tuba turi kumwe kuko nziranye n'abasani nyine benshi so urabandikira gusa ukabihera se like gift kugira ngo biririmbire kuko icyo utabigira professional kugira ngo ujye wishyuza inama kari amafaranga professional rero bura ntago nyine watupfa gufata nyine ikintu gutyo biba bisaba ngo ubanze nyine upange nyine ugomba no kubakombeka umaze nko kwandika nk'indirimbo zingahe zaba wandikiye wenda zitari izabo eshanu zo wagiye utanga izaba umaze kwandika zingahe rero zanjye ni nyinshi kabisa ntabwo napfa kuzimenya okay wambwiye ko ziri kuri Spotify right Audiomack kuri Audiomack hamaze kujya indirimbo zingana gute hamaze kujya indirimbo ebyiri imwe yitwa Haso nakoranye n'abajama banjye babiri umwe yitwa Kido undi yitwa Nora Storm ninde wabakoreye ni umuproducer witwa MB ariko ntabwo nawe ngira ngo aracyazamuka okay bora wowe ninde ukwandikira indirimbo zawe njyewe njyana igitekerezo noneho njyewe mfite abashuti banjye tugenda muri studio tugakompoza nyine ubundi akenshi njye nandikira muri studio nshimira Edi nkashimira na Teldemu baramfashije kabisa baramfashije mu myandikire yanjye. Teldemu ni wese ugufasha no mu myandikire cyangwa niyo team hagira ibyo akosora yagira ibyo akosora kabisa. Mumaze gukorana projet iriya ndirimbo harya yitwa nashima hari ahantu wageze uravuga ngo ufite umuriro ngo urashaka kuwuzimya ujya kugira inspiration yo kwandika iyo ndirimbo byaje biti hari umutipe twabyumvaga kimwe noneho nyine biza kuba ngombwa ko aba adahari kandi nyine amakosa nyine ninjye yaturukagaho noneho wongeraho ndamukumbura nyine ndamubwira ati byibuze nubwo yabisegonda rimwe wumva uramushegeye numva ndamukumbuye kabisa niyo hantu ho igitekerezo cy'iyo ndirimbo nabuze se ariko ubundi bino bintu ndi kwiyumvamo wabishyira mu ngiro okay so yagushubije ngo iki cyangwa nyuma yaho nuko wenda tutarebye ibyo wafiringaga yaje umuriro yaje kuzimya cyangwa byarangirire mu ndirimbo umuriro se twaje gusubirana ngo ngibi ni amahoro okay uraza kugira itiririmbira ariko urashaka ko uturirimbira ku zindi ndirimbo zawe niba hari izo ufite cyangwa se na za zindi za mbere ariko iyo ndirimbo yo turaza kuyigarukaho by'umwihariko kuko numvishe nyine ifite message cyane cyane ni message y'abajeni
ni ibigezweho kandi ntekereza ko abantu sometimes bajya bajyana n'ibigezweho nicyo navuga niyo message wenda numvishemo ariko numvishe ikoze neza kabisa nakubwira ngo courage tugere n'izindi ndirimbo zawe ufite wenda indirimbo yanjye rero avuga kera nari undi muntu na n'ubu wangize mushya wanshyize muri paradizo yawe turi beza come closer wigenda njyewe nawe ntidukeneye indi sign kuko everyday you wanna by my side nyemerera ngo urukundo ntunze nanjye numve ntuje nkubere kwini maze nawe umbereke ngutembereze street urumva njyewe imiziki yanjye ibijyanye n'ibintu by'urukundo none se mu buzima busanzwe ugira urukundo cyane gira urukundo rwinshi urabona agira urukundo ntabwo mbonamo yakoza nyine yabigiyemo nase ufite girlfriend nare wumva zizamugira nka ryari njyewe rero ukuntu ngiye meze nyine ukuntu ngiye mba numva ngiye ntabwo ibintu burangiye mba numva kugira ngo girlfriend cyangwa numva ari iby'abatini kabisa kandi asizukira umutini byararangiye wapi byararangiye asaba buri umuhanzi wamugane ukiriye muri ibyo ariko urukundo ni rwiza ugomba gukundana ntacyo bitwaye ubundi tandukanya gukundana sibyo kuko usanga aba generation y'abantu benshi basigaye bakundana ari ukugira ngo nyine bakore ibintu byabo gusa ariko hari n'urundi rukundo sibyo ushaka umuntu mugakundana mukazashaka so wowe intego yawe niye njye intego yanjye ni ugushaka it's okay ni sawa cyane ariko n'ubundi urukundo n'ubuzima ejo bundi twari muri gahunda y'amagare urukundo ngo burya n'igare ni urukundo kubera ko hari ibintu byinshi byagiye rihindura ku buzima bw'abantu ako ntakanyuzemo so tugaruke ku muziki gatoya cyane indirimbo amaze kuririmba hano ku 10 mba mu manota ngahe boros 9 ku 10 ugendeye kuki sobanurire sasa kuko bora afite ijwi ryiza sibyo naryumvishe bwa mbere mugane ikindi numvishe nyine afite noza lyrics nziza tu cyane cyane muri nashimye nashima indi waririmbye bwa mbere iryo nota rimwe rero riraburira iki inota rimwe yose ntabwo wamwuzuriza kandi byose yabikoze cyangwa nta kibazo byose yabikoze gusa nyine ababuraho ikindi ni ikihe kibura rero ngo tugishyireho cyangwa ucyuzuze wowe ikindi usanga nyine baba bafite nyine kwiadaputa mu kintu bora wowe iyi ndirimbo ntare yaririmbye urumva wamuhangaye njyewe adusobanurire kubera ko nyine abaraperi buranda n'abakunda cyane nyine kuba ari umuraperi nabyishimiye ni uko bamenyereye ko nyine ngo abantu b'abaraperi ngo ni iki ariko njyewe buriya abaraperi ndabakunda gusa wenda ngomba kuzayumva neza ubu none ahangaha kubera ko nyine ntabwo nayumvishije neza ariko ufite ijwi ryiza riremereye nabikunze bya hatari bigiye gutuma nzayamukurikirana kabisa uzajya umukurikira wumva ibihangano bye ubwo uramuhangahe ijwi rye bitewe n'ukuntu ryankomye ngiye muhaye 8 ariko kubera ko ngiye kugukurikirana utanzaguhaye 10 ryuzuye mugomba ariko no kuba in touch mukazanakorana n'indirimbo nziza byaba ari ibintu byiza cyane by'agaciro batubwiye ko ufite indirimbo nyinshi kandi harimo n'indirimbo bita Haso ndashaka kumva kuri Haso ukuntu imeze Haso niyo nakoranye n'abaniga kumva nyine niba umuntu avuze Haso life style kabisa tubyumva kuko ndimo ngiye nuza igitero cyanjye navuga ngo Haso kuri street nizishira imbaku ku rugamba tuboneza imbere ibyo tuvuga si mikino already guys bakazana nizo envy sometimes we don't like any shit sometimes we don't like any bullshit mu buzima ni ngombwa kwiruka nk'inyuma izo mora utagipfa no gufata gusa se wabikora nta kiguzi k'ibyo dukora bisaba ikiguzi
ubwo uri kumva ko ngewe nari nshatse kuvuga ngo nyine hari ibintu bimwe na bimwe twifuza gusa ariko kubibonera ubuntu ntabwo wabibona, yego bisaba gutanga nyine igitambo kuko ntabwo nyine babiguhereza udasabye nyine ikiguzi nyine kindi utanga. uhereye ku ijambo ryiza uvuga uti haso ku ma streets ntizishira, izo haso nyine ku mihanda zikavaho, byaba byagenze gute? ubwo nyine icyo gihe gusa navuga ko ari Yesu waba waje kuko n'ubundi uko iyo ugiye nyine ureba ukuntu ibintu byagiye bimera, usanga buriya si no mu Rwanda gusa no hanze, buri muhanzi wese cyangwa undi muntu bisaba yuko agere ku cyo ashaka abanza kwihiringa. Rero izo mvune rero yabonye muri uko kwihiringa nibyo bibyara inyungu. Iyo yakoze neza bikumva nyine aragafata, iyo yakoze nabi rero iyo yirangayo araraburiza. Okay, twagira rero n'indirimbo imwe twumve, nushaka usubiremo hasi uko ubishaka nta kibazo, ariko noneho utarimo nko kuyisobanura njyana yayo. Bakubita intare ngari. It's okay. Intare ngari ubundi hano true time story nyumvira bano ubyumva gute guterura amazi ukabyimba bar in the head utekereza nk'idebe nenze kwikaya ngo nataziteza aba bana ukunda imyoto n'ijipo reka simbikozwa zineza ko bizacamo munyitiranye tutoni yagiye ko numva mukumbuye ibya Kaisari bitwebwe na Kaisar ushimira kubomora uzingo nishema cyaze bro muzashya nubwo mutabizi isenga Imana ikwereka urwo rumuri ni rasta bro mva ngurabure ukundi zinzana kishubira nacyo bimaze watch yourself na hamwe duhuriye inshuti nzima nka Storm naho yaguta my only brother Elize ni wowe mbona the lady like Julia nago wamuta iyi mihanda mubonira twigisha umunyabwenge. It's okay. Nare imihanda tubonira twigisha, imihanda ikwigisha iki? Imihanda ubundi ikintu cya mbere imihanda ikwigisha nukuba umuntu w'umugabo nyine ya miteto ukayivanamo, kuko ku mihanda ntabwo uzavuga ati niba wowe uri kwiyiringa waravuye home wanyu uri kumva nyine uba uri ku gatigito ka danje, ntabwo waza uvuga ati ngo ndahamagara uyu n'uyu, nyine uba ugomba kwimenya nyine ukamenya ko ari weho nyine. Indirimbo yise intare ngari. Intare ngari bikomoka no ku izina ryawe. Niyo mazina y'ababyeyi intare? Njyewe bundi nitwa Byukusenge intare batinya Jido. Intare ku ndangamuntu se? Intare batinya? That's nice guys. Nose mu rugo ni he? Kavukire ni Remera ariko kavukire naho navukiye ni Kanombe. Okay, n'ubundi ni sawa cyane. Bora ni iyihe ntego ufite mu muziki noneho? Ni iyihe tafari uzanye mu muziki nyarwanda, cyangwa se uvuga uti hari ikintu noneho ngiye gushyira kuri uno muziki, hari ibintu mbona bitarimo kugera neza ngiye ngomba kubikora neza kugira ngo bigende neza cyane, cyangwa se ni iki kintu ugiye kwigira ku bandi? Ikibazo ni cyiza. Hari umuntu nkibigarukamo, hari umuntu wambwiye ngo uri kubona abana bari kuva ku Nyundo, yego ubwo uri kubona muzahanganira iyi mihanda bishobore. Yego ndangije ndamusubiza ngo njye ntabwo ndi guhangana, njye ikizajya kiba kindimo nicyo nzajya nk'abanyarwanda. Kandi nyine icyo nabifuzaho ni ukugira ngo nshyigikire pe, ntabwo nize ku Nyundo, ariko uko ugenda ukora ibintu ugenda ugira experience. Hari igihe noneho ubu ngubu nzabatamo ikintu noneho cya danje, uko ugenda ukora nyine ugenda umenya ibintu byahatari kabisa. So ubu noneho kuri ubu ngubu umuziki wawe umuntu yawubonera hehe, urimo urawucururiza hehe? Ni kuri YouTube, wajya kuri YouTube ukandika Bora Artist, wajya kuri Instagram ukandikamo Bora. No kuri TikTok ni Bora Artist. Naho ngaho Bora. Kuri ubu ngubu umuziki usigaye winjiriza cyane cyane ku mbuga navuga ngo zisa nkaho zateye intera, yaba za Spotify, Audiomack n'izindi zigiye zitandukanye. Kuko cyo utarimo gutangira gutekereza kuri icyo kintu? Icyo kintu naragitekereje, ariko nyine ntabwo biraka kanya, ariko mbifite muri gahunda. Okay. Kandi karirimbo kamwe kanje uyishaka yose kabisa? Iyo nshaka yose cyangwa ikindi gitero? Iyo ushaka yose, yaba ariko uraza kongera usubiremo
nashima Nashima? Ahubwo kameze neza. nashima navuga igitero cya kabiri. Okay, let's go. Ahora nshenga nka baruteri, ahora mbeshya ngo ntahari, nkagira amastress nkajya mu mbari, night and day sometimes Humura, indirimbo ni yawe. Oya reka nyitangire neza. Ukagira ubwoba. Ikintu ugomba gutinyuka cya mbere, ugomba kuko ejo cyangwa ejo bundi imbere y'abantu ugomba kuzaba uri steady, umeze neza cyane. Ariko aka kantu tuno tuntu mu dukate. Reka. Nimba wari mu dukate. Twinjiriza. Urumva? Ngo ahora nshenga nka baruteri, ahora mbeshya ngo ntahari, nkagira amastress nkajya mu mbari, night and day sometimes njyambura umpoza, I feel like a loser, basi nshyira mu gituza, ndebe ko natuza, dore hashize iminsi myinshi nagufatisha kuri fone, oh baby sinzi gusa miss you baby I miss you, ese waje ukazimya umuriro. Nare amumvishe ibintu by'imiriro bimeze nabi cyane. Indirimbo ni nziza, ifite lyrics nyine nkuko nabikubwiye z'abajene zijyanye na generation tugezemo. Ugomba gutinyuka noneho ndatekereza ngira ngo ni ubwa mbere ukoze ikiganiro. Ugomba gutinyuka kuko kuririmba urabizi, uririmba neza n'indirimbo urazize, ariko uragiraho nyine ukumva nyine uratinya, ariko bizakumva akantu ko gutinya ntikabura. Bigomba gushira bikava mu nzira, ubundi ibintu bikagenda neza cyane, ndetse ukanabyinjiramo no muziki. Dushimira n'aba producer bagenda bagufasha mu rugendo rwawe, kubera ko umuntu buryo guhaye amahirwe mu buzima aba ari umuntu ukomeye cyane. So ugomba rero namwe kubyaza umusaruro. Tugaruke kuri Nare. Gufatanya umuziki n'amasomo ukiri muri secondaire ntabwo byatuma usubira inyuma mu bijyanye n'amasomo yawe? Oya, kabisa. Urabisobanura gute rero? Kuko niba mvuze ni ntabwo nyine yego ntabwo urabizi, ntabwo wakurikirana nyine ku bintu byose bimeze. Gusa ariko nyine wowe iyo wumva ufite icyo ushaka ubasha no kubimanaginga ibintu byose. Ukavuga uti niba ibintu bimwe na bimwe wabisoje ni ngombwa nyine ufata ibindi. Okay, that's nice. Uruhare rw'ababyeyi none mu muziki wawe rumeze gute? Kuko baracyavuga bati uracyari ku ishuri, rwose ibintu bijyanye n'umuziki bubiretse cyane ko back in days ntabwo umubyeyi amubwiraga wenda ngo ngende ndashaka kwiga umuziki cyangwa se ndashaka gukora umuziki ngo abyumve, akavuga ati genda wige chemistry, genda wige hegi, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu uruhare rw'ababyeyi bawe ni leta fari barimo gushyira ku rugendo rwawe rw'umuziki? Ubundi nahera kuri Mary. Yewe nyine urabizi abasaza nyine ntabwo baba babyumva nyine, ubwo nyine batabumva atangiye kwigira ikirara akiri muto, atangiye nyine kwicira inzira ziwe nyine zazaza. Gusa ariko iyo ufite icyo ushaka kugeraho ibyo nyine urabyirinda. Ikindi kuri Mary we nyine ni umuntu nyine ukunda ibyo nkora. Mary waranabizi ko ndirimba, kuko nyine abandi ba Mary bagenzi be bajya bambwira ati uriya muhungu wawe ibiki n'ibiki, abana bacu nyine ngo bajya batubwira ngo bajya bamubona kuri TikTok, kuri Instagram. N'ejo nijoro ahubwo yabimbaje ati ngo bambwiye nyine ngo gutya na gutya ngo bakubonye. Ndamubwira ati uko njya gukora niyo ndirimbo iyo ngiyo Intare Ngari, Mary nyine nari nabimubwiye, ndamubwira ni gutya na gutya, kuko ukuntu byatangiye turi school, kuko ngiye mba mu muryango wa Irish. Noneho hazamo abantu kuko twari twagiye kwakira, hari habaye ikintu biba ngombwa yuko batumiramo n'abatumirwa. Noneho urabizi baba bafite nyine ukundi kuntu baba babipanze, noneho barambwira njye kuririmba nyine kwa kundi gutaramira nyine abantu bisanzwe. Ndaririmba, noneho umuniga umwe arangije arambwira ati ngo subiramo muri abo nyine batumirwa, ngo subiramo ntabwo ndi kukumva neza nyine.
ndamwana ese ntabwo uri kunyumva, arambwira ati we subiramo numvishije ugwamo neza subiramo. Ndaririmba arambwira ati it's okay, arangije arambwira ati nidusoza uze kumpa nimero zawe tuzavugane nyine uzaze ukorere so. Nuko nyine narengari yaje uwo mujene we gukoreye shout out kabisa kuri we. Yagize neza buryo iyo ufashije umuntu bari urugendo rukomeye cyane. Umusaza kuba yatari yumva neza ibyo watangiye byo noneho wowe bifata gute? Njyewe nyine kuko umusaza ntabwo nyine twahurira nyine ahantu nyine ngo abimenye neza gusa, ariko ari umunsi umwe nibuka Petit Frere yigeze gucuranga indirimbo yanjye ya mbere yitwa 10 Days of a World. Yayicuranze nyine kwa kundi muri salo, agenda acomeka flash muri TV. Papa arangije aza kumva, yagiye kumva yumva nyine isijyamo, arangije ataba uyu ninde aramubwira ati ni Ntare. Aramubwira ati niwe. Nyine mbona nyine nta kintu ugomba rero kwegera umusaza ukamubwira ati rero papa ndeje gahunda uko zimeze, ngiye ninje muri gahunda y'umuziki insapotinga de n'amasomo ndimo ndagenda nyasoza, ubundi akagufasha nyine ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi, kandi ndatekereza ko iyi ni intangiriro nziza. Niba hari ibyo ugerageza ukiri ku ntebe y'ishuri, so nusoza intebe y'ishuri rero ugomba kugira ibindi ugezeho ndetse ukanakomeza no kwiga n'andi masomo. Bora abafana twebwe turasabwa iki kugira ngo dufashe abahanzi bacu mu gutera imbere? Mu kudushyigikira, mukadukurikirana, mugakurikirana nyine ibikorwa byacu, byadufasha cyane kabisa. Turabakeneye pe, abantu tuba tubakeneye kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Urateganya gushyira indirimbo hanze ryari? Muri uku kwa 12 ndaba nashyize hanze ndi kabisa. Yagira noneho nyemerere ariko naribagirwa navuze Tell Them, ariko buriya hari umuhanzi bita Eddie Hodari. Somuzi? Uramuzi? Ni umutipe ufite impano kabisa, ari nawe wagize uruhare cyane cyane nyine kugira ngo nashima nyine ewana bimeze kuriya. Akora iki? Nararirimba? Araririmba, noneho ni n'umwana uzi kwandika bya Hodari. Zamuzane rero tuganire nawe kuri Ngoga TV show. Ewana kabisa. Ndagira ngo noneho unsubiremo gakeya kuri nashima, hanyuma nane nawe yitegura shake indi igomba kuducangamo, tuze no kuba tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ntekereza ko abanyarwanda babonye bagomba kugenda badaha comment z'uko ikiganiro kimeze cyangwa se z'uko abahanzi bacu y'abandare ndetse na Bora barimo bagenda bazamuka gake turebe you never know, ejo cyangwa ejo bundi mwabahanzi bakomeye muzanyibuke. Anyway, let's go. Nisubiremo ishuri. Indi ushaka nta kibazo, nindi ushaka uraza kwidusubiramo ntari bidusoza. Kira ndirimbo numvisha ari sawa cyane. Ngo nimba ari sare reka gisubire. Wewe uraza kwishyiramo dusoza, shaka indi nta kibazo niba ihari. Yanjye? Yawe yaba indi muntu. Yanjye urumva igiye gusohoka ntago urumva ntago. Ndagira ubwo keretse ubwo dushatse yindi muntu. Nta kibazo, niba uri tayari nta kibazo. Kwanza urabashije sha uzimye ibyo wakije rata. Ariko zaka kadefo mfite karaza nubwo mfite ari risano wamwumvije n'umukobwa anyica muri roho kabisa. Kwanza urabashije sha uzimye ibyo wakije rata, nuri nk'utwo navuze last time, tumwe dukoramo nk'utwana, shyira sheniri trendy now, komeza unzengurutse flatline, birasamira calm down, gira vuba please baby. Bora iki kintu ari nesana kwinspiring aho ari nisano ni wa muntu ararwana nawe ararwana umva umuziki arawumva arawuzi byahatari kabisa, arankoma iwana ndanamukunda cyane kabisa. Iki kintu nyine wavuga cy'umwihariko ushaka kuba afite kurusha wenda abandi, mbona ukuntu azi guhangana. Azi guhangana kandi ntacika intege. Natekereje umuntu udafite nyine rebo urumva ariko agakomeza agakora umuziki, ahubwo mba nibaza ngo abikora gute.
uzamwegera akaku cyazamuza nakanyibira ibanga. ntacyo bitwaye nare yo turimo turagana ku musozo. So indirimbo zanyu noneho kuri ubu ngubu bazireba mbere y'Uganda ariko tujya aho bazikura cyangwa se bashobora kuba bazireba dukubitemo akandi kamwe ubundi tuze tuganana ku musozo. akandi kamwe okay. Ujwaga ya mama urabizi ndale tusha buri shuti hose turiyo no muri bendo naho tugwamo like the shit disk disi kuzinana zitugwamo sasa na pela action invoque monsieur urapa manigs muri iki gihe nibishoboka kubera goye appelle shake la vie continue these rappers baravuga kuko nacyo bafite bakora let them talk they will suffer kuko bo bari gusaba no you go burn them how before turn your vision what you do I'm a collaborator cause I said the songs legal tender go search your friends on tender like you can search your shubela one no namubonu za labula find the refugees in the sea we make any purpose for enemy the life is dangerous we want to know the sky for best than for me ushaka nkunde cyangwa sunyanga don't give fuck about what you think like nashaka gukunde cyangwa akwa ibyo ngibyo ntabwo ubona rya 10 ndi buri wese ariko uri muri systeme y'aba Ken Keshot y'aba Kivumbi King y'aba umuvandimwe Ish Kevin barabantu bara inspiring anyira hari ababyita trapish ubundi ni label nabyita kandi ni crew ikaba na label ya Ish Kevin uko nyine batangira bose yari trapish gusa ariko hari abantu njya numva so wowe sinjyana yawe nkawe nayo bayita nje ni drill drill so naho ni muri system zabo so ugomba rero kugira ibyo wigiraho nyine kuri bakuru bawe ukagira ibyo bareberaho bagomba kuba bagufasha cyangwa se bagusupportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo urusheho gutera imbere uririmba neza kandi muri system yabo nekereza ko nukomeza discipline ufite ukira nyine biri hano hanze nawe urabizi ntago ari byo gusubiramo urabizi yaba abayobozi ababyeyi birirwa batubuza ibintu bitari byiza cyangwa se bidusubiza inyuma ibyo nubasha kubyihanganira ejo hawe ni heza cyane kandi urabizi ko hari no mu biganza byawe ndagira ngo mbarize Bora ibibazo bibiri nawe kumbarize ibibazo bibiri hanyuma dusoze Bora ingoma ya mbere nyine ugikora ingoma ya mbere ubu nyine wumvisha umeze ute yewe nageze kuri mikoro aywana so ntabwo numvaga ibyo ari byo kabisa narijwigiriraga ugasanga nyine umuburodisa ugasanga ari kubirakariramo urumva ariko iki nyine naranabikunze tu ushobora kukurakazaho ariko njye nabikunze cyane nitaye wenda ko ndi kumugora ariko nabikunze kabisa narishimye nkigera kuri mikoro bwa mbere ariko byabanje kukuvanganya byaramvanze pe wumvaga barira nazamuraga ijwi nkumva niriva mu nda kanshaka nka bose ibi bintu nzabishobora ariko nyine ndacyahangana tu ndacyakomeza ntucike intege cya kabiri cya kabiri bisanzwe icyo ushaka yaba ubuzima busanzwe ahubwo ari ibintu muri ino minsi bimaze nyine ubundi ni ukuva na kera usanga nyine aba bakobwa nk'aba ngaba baba batangiye umuziki usanga wenda ukagenda ukamubwira ati ukabwira nk'umuproducer akamubwira ati nkorera gutya na gutya abonye uri mwiza akatakubwira ati urabanza ugire gutya na gutya noneho uze noneho ubikore bigukorere ku buntu mu yandi magambo kuva watangira umuziki wari wakora uswe igitsina kugira ngo abantu bagufashe mu rugendo urimo nibiba njyewe ikintu nzi ushobora kubera kurumva njyewe ntabwo wenda nk'ubu ngubu ntabwo umuntu nyine yapfa kunshuka nyine ngambwira ibintu byose yishakiye ni ukuvuga ngo kandi ndabizi ko iyo hajemo ibya ruswa y'igitsina byanga byakunda ntabwo bigenda neza hari igihe nyine ushobora gutanga ruswa y'igitsina hakabamo amarangamutima urumva bigatuma akazi gapfa
rero ahubwo mwakumvikana aho kugira ngo ugende utanga ruswa y'igitsina rero yaba nabibwira n'umukobwa uwo ari we wese ahubwo wagenda ukegera producer ukamubwira ati rero producer dore ukuntu mpagaze ubuzima burangoye ariko mfite makeya urumva mfite makeya wankoreye ndabizi ko nyine nawe aba ari umuntu ntabwo yabura kugukorera ariko ibyo bintu n'umuntu wanabikubwira ati ngo ndagukorera iki kugira ngo ngukorere iki ngo urankorera iki kugira ngo ngukorere iki aba akubeshya kubera ko niyo unakimuhaye icyo gitsina ushobora kuza uje gukora kubera ko ari kubona abandi nyine bamuhaye ibiceri agahita akagushyira ku ruhande kubera ko nyine urumva erega ibyo abantu bavuga ngo igitsina baratisha igitsina ntabwo ibitsina byabuze ntabwo byabuze pe so icyo ugomba gusaba aho kugira ngo ugende uvuga ngo ndaguha iki kugira ngo unkorere iki we mubwira uti ngenda kennye nkorera kuri aya mafaranga makeya mfite kandi nawe ntabwo yabyanga afite uwo mutima twizera ko nyine adashobora kubyanga nawe mubaza ibibazo bibiri sasa buri imanze direkiti nare ayisho kabisa icya kabiri none se ntabwo ndi bujye kure y'ibyo kuba uri imanzi ku myaka yawe ni uko utabigerageje cyangwa warabihushije oya ngewe ubuse navuga narabyirinze narabyirinze kuko ari igihe nigeze gucamo sinavuga ko bimeze gutera nyine kuko urabona abajena benshi kuko ngewe nize muri interina cyane ntabwo nigeze niga naha kwiga naha nizemo gake gusa ariko ugasanga abajene bamwe na bamwe nyine ni imyaka idushuka ni imyaka iba idushuka ugasanga nyine batangiye kwigira ibirara batangiye kunywa inzoga amatabi rero nanjye nari ndi muri kategori y'abo bantu gusa ariko ikintu ngewe cyankuyemo ni uko ngewe nabonaga nyine ngewe inzira nyine yanjye future irimo iragenda irimbuka ndabibona nyine gutya ndavuga ni ibi bintu ngomba kubyihorera kuva natangira kwiga nko muri tronkome gutyo nyine nari ndi muri ya kategori y'aba bana bari barananiranye nyine banywa amazafe n'ibiki byose gusa ariko ngewe ikintu nge nabonye ahubwo baraboniga ngewe sinzi ukuntu baba bameze nyine umuniga unywa itabi ntabwo nyine yakora reaction nyine y'umukobwa wapi bivuze ngo iyo uri muri iriya kuru cyangwa uri muri biriya bihe ibintu by'abakobwa ntabwo bitekereza icyo kunywa imyotsi n'ibiki n'ibiki gusa ariko ubundi kugira ngo ukunde abakobwa ni ingeso niyo waba ubifata gute ariko usanga babaniga hari abaniga nyine kagiso nyine kaba katabarimo ariko ugasanga babandi baba bafite iyo ngeso yo gukunda abakobwa niyo bafata akajana n'ubundi baragenda ntare bivuze ngo niba numvishe neza ugeze kunyuraho mu bihe byo kunywa ku biyobyabwenge kabisa urangije urabireka narabiretse gusa ariko niyo mpamvu ngewe hari abantu tujya duhura gutya kambaza ati mu itabi avuga ni wapi ngo urabeshya kandi nyine ngewe hari ibyo nyine kwa kundi nyine niyo mpamvu nyine umuntu aba avuga izi ni ingaruka z'ibyo twakoze kuko ngewe hari ahantu wenda nshobora nko kujya akavuga turiya mwana ni ikirara nagira ngo umushimire imbere ya Ngoga TV show byivuze ko wafashe cyangwa se wagize amahitamo meza buriya kuba waragiye mu kintu kiri yaba igihugu yaba ababyeyi urimo no kwica ubuzima bwawe warangiza ukakireka biba ari ibintu byiza cyane kabisa mani ukoze ikintu cyiza cy'abagabo kandi ukomereza fokasinga kuri talent yawe fokasinga ku masomo ibindi byose bizaza mani iyo urimo gukora ibintu byiza ufite discipline wubaha iki gihugu kidusaba wubaha n'ababyeyi nta kuntu utakira mani keretse nyine wijanditse muri ibyo bintu kandi akandi kantu abaraperi cyane cyane bakunda gukekwaho ibyo bintu so hari rero niba uje muri ibi bintu utaje uje gukina utaje uje kunywa amatabi utaje uje kunywa ibiyobyabwenge nafashe umwanzuro fata umwanzuro ukora ibintu byiza ubaka igihugu cyawe tera imbere ugire n'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza siko bimeze uko bimeze ni sawa cyane reka tunasoreza aha ngaha mbashimire cyane ariko
mumbwire imbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa se aho umuntu ashobora kureba ibihangano byanyu, naho umuntu yabafollowinga na mufite za Instagram, ama Twitter, ama TikTok, byose kagere kuri Bora. ngewe ushaka kureba ibihangano byanjye wajya kuri YouTube ukandikamo Bora Artist, ugakora subscribe, share, comment, ndabinginze rwose mubinkurikiranire kabisa. Mukajya no kuri Instagram mwandikamo Bora, ukajya kuri TikTok ukandikamo Bora Artist, aho niho wansanga pe. Okay, aho ni sawa cyane. Ntare byanuza social media nkoresha Instagram Intare _rwa, TikTok naho nuko Intare _rwa, YouTube naho nuko Intare _rwa, Audiomack ni Intare _rwa. Gusa ariko kuri YouTube uku kwezi kurarangiranye nyine kizeye ikintu kuko mfite nyine ibintu byinshi. Okay. So ndeka mbashimire cyane, mwakoze cyane. Icyo nababwira nuko mufite impano mwese, mufite tara, hanyuma mushyiremo izo gahunda gusa, mugire discipline, mwubahirize kandi mukunde gukora, mukunde nyine ibyo murimo gukora, ubundi ibintu byose bizagenda neza cyane. Ndabizi ko byanze bikunze bizagenda neza cyane. Bora yo kutunyirizamo gakeya cyane kuri na hanyuma nawe uze kutunyirizamo nashima. Hari ahantu ugera nkumva hisubiramo, hanyuma nawe tubitirera kandi keza cyane, ubundi dusoza n'ikiganiro. Okay, let's go. Ngo hashize iminsi nawe ndahagera. Maybe ndakabya sana, gusa ntibizatume dushwana my baby. Mba crazy nkagukumbura sana, iyo nkubuze by my side, ndagukunda nubwo ukosa sana, duhora dushwana nk'abana, umutima ukanga nkakwama, umubiri ukandya nkaboa, dore hashize iminsi myinshi nagufatisha kuri phone. Oh baby sinzi, gusa miss you baby, miss you. Ese waje ukazimya umuriro, niyo yabisegonda nashima. Just give me your time, nundeke nashima, just give me your time. Naitande ushaka Nina cyangwa ushaka Marina, nta n'isoni ugira. Bose urimo gufuhaze ko ashaka Marina adashaka wowe. Urumva natekereje se no mukapo anshitse kubera urumva hanze handi kubona za nyashi, urabize Marina arakuye muri no minsi. Ni na wenda ubusimuheruka kumukurikira, ariko nawe ni umukobwa mwiza. Kumva n'iki kintu urimo kuzira rero. Ndavuga se arashaka Nina, n'urugero natangaga wenda si bano basitari gusa, n'abana ashaka Nina arashaka Marina. Okay, urumva mpita nyine mbirakariramo byata. Naravuga ati ni shaka byose. Anyway, thank you so much. Ntare twagiye. Murasi utanaguhaba kuko nyimbaho nifunze nka dube kuri media home street, pia nawe uzabona umurongo. I never trust anybody kuko mba nzi ko paru beshya, so my friend ziko disakuza maze funga uzibe, ugena nk'indegesha za njegere no kuba home ni gangster, genge turarimba sakuza maze funga uzibe, kuvuga cyane siko kumara, tuza the next is fire, bakamotero the next is fire, bakamotero bikundira urusaku n'ubikoze. Fresh gang niyo kapo burira imbere n'abahungu gukora izikeshi tujya duheza, bikundira urusaku igihe ubihorera gusekera bisi nacyo bega they know the consensus cause all fuck me mess some business, all things goes far away but they make a bullshit. You know I'm a boy trapper, fitiza zo kuzahora na Kenny. Wow, fitiza zo kuzahora na Kenny Keshoti. Wow, bizakunda rwose. It's man of time. Bizagenda neza cyane ko n'abahanzi n'aba star kandi ko ni n'abana beza, so bizakunda ndabizi ko bizagenda neza cyane. Reka mbashimire cyane, mwakoze kuza kugira ngo tuganire, mugaragaze impano yanyu, mugaragaze
ibyo mushoboye cyangwa se barimo hanyuma natwe nk'abahanzi bagenzi banyu hari ibyo bategereje barashaka kureba abantu bakizamuka ariko nanone mwatwe nk'abafana hari ibyo twifuza kubabonamo n'itandukanye mugomba kuzana mu muziki nyarwanda dukeneye itafari ryanyu kugira ngo tubarebereho icyo nababwira rero ni iki mukora ibintu byanyu neza mufokasinge ku byo murimo gukora mugire discipline ubundi mushyire imbaraga ubundi bizagenda neza cyane sibyo hari umuntu ugira icyo ashaka kuvuga dusoza ngiye no kubashimira nanjye ndabashimira kabisa cyane mwakoze okay kandi mbwira abanyarwanda ngo komeze bakurikire Ngoga TV show hariho ibintu byiza byinshi hariho abantu bagiye batandukanye n'abantu kabisa turabizi ko bagomba kubikora byanze bikunze reka tubashimire mwese mwakomeje kugenda mudukurikira kuri Ngoga TV show hanyuma ibiganiro byo nibisanzwe nakagaruka ariko mu minsi mike cyane tugomba gutegura ibintu noneho birushijeho mwebwe gusa nimukajye kure ibintu byose bigende neza cyane shimire PKG uri mugenda bikurikirana 5 kuri 5 ubundi ciao ciao